Filime ya Triple R itangira mu myaka y'1920 aho abongereza bari bagikoroneje abahinde ari nabo babayoboye. Iki gihe guverineri w'abongereza abarimo aritemberera mu gacyaro kaherereye ahantu mu ishyamba, bikaza kurangira abonye umwana uri kuririmba, yabona uwo mwana ari kuririmba akamukunda, agahita avuga ngo reka bamutware bamujyane ibwami azajya baririmbira buri munsi batamuhemba, babaye nk'abamushimusi. Ibi ngibi barabikora, guverineri agashimuta uwo mwana akamujyana mu ngoro y'ibwami. Gusa nyine muri icyo giturage baba batwayemo uwo mwana haba harimo umurinzi wabo ari we bita Bim. Uyu Bim ako kanya bagishimuta uwo mwana, ni nka mushiki we bashimuse, ahita afata inshingano zo kujya kumushaka mu mujyi, bikarangira agiye mu ibanga akajya mu mujyi wa Delhi, akajya kuneka kugira ngo azabone uko azatabara wa mwana amukize wa muguverineri mubi w'abazungu. Ibi ngibi biri kuba kandi haba hari undi mupolisi ukora mu gipolisi cy'abongereza uba witwa Raju. Uyu mupolisi aba akora cyane kugira ngo azarebe ko yazahabwa amapeti bakamuzamura bakamushyira ku rundi rwego, ariko akora cyane yereka abazungu. Gusa arakora cyane, bajya kuzamura bajya gutanga amapeti bikarangira bayahaye abazungu bagenzi babo, bikagaragara nk'aho yavunikiye ubusa, ariko we ntacike intege, akomeza agakora cyane areba ko bazamuzamura.